Mana we ntabwo tugeze ariko ntabwo ari tugeze hano shabuze ubundi mfite amatsiko ikintu cyatumye nzane naho muri iri shamba noneho njye ngifite amatsiko bya ni ahantu heza nta kibazo batwaye nari nahatembereye mbona ari heza nari nazanye n'inshuti zanjye mbona nta kibazo batwaye ariko ndananiwe urarushye kandi shani wareba ngenda uzana ngo hakire kare nta kibazo uzana ngo hakire kare ngashikira ikindi nta bintu byinshi se kuri birimo bashyizemo ubuze ngo igihe umuntu aba yikoreye amavuta bamukoresha njye nta munaniro turahageze nta kibazo tugende gusa sha amatsiko aranyishe nta kibazo bitwaye kuko nyine ndakwizera ntabwo wanze n'ahantu hameze utahizi nta kibazo niyo mpamvu ngukunda nanjye nicyo ngukundira hano hantu zo wakunze shabe ahantu nakunze ariko shateye ubwoba nta kibazo hatwaye hano ubundi ubushize nari nahageze ndi kumwe n'inshuti zanjye ndahishimiye byatari ariko ndakeka nawe urahishimiye ngo uzazana umukunzi wawe ahantu hateye ubwoba oya ariko hano ndi kumva n'umutima uri kundya maze hano hantu narahaje mbona hano hantu ni heza ndahishimira nashatse no kugira gukora ka surprise shabe subiza ko ngukunda ariko njye mfite ubwoba pe noneho wumvise ukuntu umutima uri gutera nta n'ubwo wabyumva katumve shabe wumva none canjye cyane byiza nta kibazo uranyishoza twagira ngo habamo n'ibisimba oya ntacyo bitwaye ko nakuhereza akantu shabe mfite amatsiko mbese ubundi wambwiye vuba ariko shabe wagira mbese uretse kakwicisha umuntu amatsiko wambwiye ntacyo bitwaye Wow, mama we utangiye ko ari yanjye noneho ntago nabyumva nari kuguriye shabe ndagukunda shabe mama ntago ari yanjye nagushakaga muri umuntu bakambwira ngo ntabwo nguhari ngagera nanjye kuri sinzi ukuntu shiri hari n'akandi kantu nari nakuzaniye niba uri bugakunde nta mahitamo yawe shambe se ubundi uzi ngo hari impano wanywa nkayanga buriya wumva ariko mumbabarire so tugengure nakakuzaniye mbikunze shabe ubwo wabizanye ubikunze buriya wanabitekerejeho nanjye mbaza kubikunda ntacyo bitwaye aho nyine kanyereka ndagukunda ariko ubanza umwereza amaso ngo nta kibazo wawe umuntu ari kureba ntabwo ndi kureba komora amaso wow shona yabizira yesu we ntabwo mbyumva utaza kumbwira ko ari yanjye mana yesu we n'ubusibi nanjye byambaho mana we ndagukunda ntacyo bitwaye sheri mwana we nanjye mvuye mu rugo mbonye umugabo shabu ntakuzakunda nta kibazo mbese ibyo nakubwiraga hari ahantu wowe urabona hadateye ubwoba ahubwo katugende tugire tubibe n'ahantu twajya gusereburira ubundi ibyo wemeye hari ahantu naharebye nanjye mbona ntacyo hari hatwaye ariko hareba ahandi hantu twicarira n'uburyo ntacyo bitwaye nyine ngaho nyine kugenda kuko nibyo mbamubwira n'ubundi aho ngaho shangira ahantu ndikumva haneye kuko bareba n'ibyo bimeze utya yose noneho ndi kujya numva n'amajwi y'ibintu bimeze ukuntu wagira umuntu n'inyamaswa cyakoze bene ngibi ntabwo byabura ahantu mu mashyamba ahubwo twareba ukuntu abakiyanja tukareba kuko nawe twicara shangira mfite ubwoba ese ubundi ishyamba twari guhura
nta kibazo katugende nta kibazo katugende nta bintu uri kujya wumva hari ibyo kumva siko njye nakigenda ndakunda ngenda kujya numva ibintu bikunda nta kibazo buri ubwoba nta kibazo reka twigendere reka tugende tuzagaruka ubutaha twahamenyeye ntacyo bitwaye ubundi ndagushimiye kubw'iyo surprise ibyo nanjye nari maze igihe ndi kubitekerezaho ariko nabonaga ari ndagenda isaha ntabwo mana sinakintu wumvise oya da sheri agakoti kanjye k'akabara umwana arabatasha Kristo niko mu bakomeye nzitane aho muri jambo vuba rwari byoje muri studio harabashiraga mu murati ibaze kweri yari yambye muraguza bibiri yewe uyu munsi mbababuja uyu munsi muri kumva mwese muri kica hazi fara icara ndetse ashaha uyu munsi simushona tugomba kubona umutungo usumba umutungo twabonye ejo kabisa tugomba gucyura unasema we tugomba kubona umutungo usumba twabonye ejo ndiyo uretse position yarayize ndiyo aguru sanda go genda go haguruka nawe haguruka ushinzwe kumenya aho umukobwa mwiza yanyuze naranda umukobwa mbonye nawe nagura araruriho ko bimeze umukobwa abura nawe upfa go